Afrika, waba uri Canada, waba uri mu Rwanda, hari uzi wanganye nawe, hari uzi wavuze ngo ntabwo uzigera utera imbere, hari uziya wavuze ngo nta kintu uzigera ugeraho, ariko ndagutagaza amakuru ndahanurira ubuzima bwawe mpagaze muri iri jambo ndavuga namubwira ngo Imana igutandukanye na uziya. Imana inshuti z'umusaraba aho merereye hose, mbanje kubasuhuza kuri isaha ya none. Izina ry'Imana yacu rabwe icyubahiro. Abakunzi ba YouTube channel wa Maria Chantal, dushimye Imana itwemere kongera kugera kuri kamera turi bazima. Izina ry'Imana yacu rabwe icyubahiro. Aho muherereye hose muri mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, tubahaye ikaze muri aka kanya kugira ngo mubashe kudukurikirana aya masaha. Wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu ntara zitandukanye, uri za Gisenyi, uri za Rubavu, uri za Rusizi, uri za Iburasirazuba, Rwamagana, mu mujyi wa Kigali, tuguhaye ikaze kuri YouTube channel kugira ngo ubashe kubana natwe kuri munsi wa none. Rero icyo tugusaba, turagusaba gukurikira ijambo ry'Imana muri aya masaha. Iyi ni YouTube channel izajya inyura ibiganiro bitandukanye kandi bibohora ubuzima bwa benshi. Rero wowe aho urereye hose, uri mu mujyi wa Kigali, uri mu ntara zitandukanye, uhawe ikaze kudukurikira kandi uko Imana kube ku buzima bwawe. Mbere y'uko rero twinjira mu ijambo ry'Imana, reka tubanze dusengere aka kanya. Mwuka wera w'Imana abane natwe mu izina rya Yesu, amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, turagushimiye kandi tuguhaye ikaze. Mwuka wera w'Imana abana natwe, imbaraga zawe zitubeho, gukora kwe kubane natwe. Mwuka wera w'Imana wagare natwe muri kamera, izina rye rigaragare ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Jesus name. Lelo amazina ni Nsengiyakare Vedaste cyangwa se Evangeliste Vedaste. Lero tugiye kuganira ku magambo y'Imana muri aka kanya ka none, amagambo agiye kubohora ubuzima bwawe. Ni ijambo rigiye kuguhagurutsa rikagukura aho umaze iminsi, ni ijambo rigiye kuguhagurutsa rigagutandukanya n'ibintu bimaze iminsi bikurwanya, ni ijambo rigiye kuguhagurutsa rikagukura abadayimoni bakuboheye, ni ijambo rigiye kuza rikagufataho rikagutandukanya n'imigambi yose y'abanzi ku buzima bwawe. Imana iduhana umugisha. Wewe wizera mu ijambo ry'Imana, wewe wizera imbaraga z'Imana, wewe wizera ukuboko kw'Imana, ndagusaba kwizera uyu mwanya mu minota tugiye kumarana. Hagiye kuba imbaraga z'Imana, hagiye kuba ijambo rigiye gufata ku buzima bwawe, hagiye kuba ukuboko kw'Imana kugiye kugufataho aho waba uherereye hose. Wizere natwe muri aka kanya. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana rikurasi rigashyira hejuru. Twabonye ijambo ry'Imana riduhagurutsa aho tutakwivana, twabonye ijambo ry'Imana riduhindura abo tutagombye kuba ryo, twabonye ijambo ry'Imana ridukura ku rwego rikadushyira ku rundi kubwo kwizera imbaraga z'Imana. Wowe kano kanya wari mu buzima bugoye, wari mu buzima bukugoye, ariko ndagusaba ngo nubwo umaze igihe kinini aho hantu, nubwo umaze igihe ubabariye aho hantu, ntabwo ari kuzahapfira, never. Ntabwo ubwo buzima umazemo igihe kinini ariko uzabuheramo. Igihe kirageze ngo Imana igusore muri ubwo buzima. Waba umazemo igihe kinini ubabariye muri ubwo buzima, ariko kubutindamo ntabwo ariko kumupfiramo. Oya, hari itegeko cyangwa se hari igihe cyo kuva aho hantu, hari igihe cyo gusohoka aho hantu, hari igihe cyo kuva muri ubwo buzima umaze igihe bukugoye. Imana iduhana umugisha. Hari ubuzima bukugoye, hari ubuzima bukubabaje, hari ubuzima umazemo umwaka urenze umwe, hari ubuzima umazemo imyaka irenga 2, hari ubuzima umazemo amezi arenga 2, ariko ubwo buzima ntabwo ari imbaraga ze zaguhagurutsamo. Oya, ntabwo ari amashuri yawe yaguhagurutsamo. Oya, ntabwo ari ubutunzi ufite, ntabwo ari abakomeye muziranye, ntabwo ari ibyo urebesha amaso byabasha kuguhagurutsa muri ubwo buzima. Ahubwo icyagukura muri ubwo buzima ni ukwizera imbaraga z'Imana, ukizera ijambo ryayo, ukizera ko muri ubwo buzima umazemo igihe kinini hari imbaraga z'Imana zaguhagurutsa muri ubwo buzima zikagutandukanya n'ibimaze igihe bikubabaza. Imana ishimwe. Ibimaze igihe bikubabaza, waba ubimaranye ukwezi kumwe, waba ubimaranye amezi 2, waba ubimaranye umwaka, ndagusabira Imana ya Isirayeli uyu munsi wa none niyo finali y'ubuzima bwawe, gusohoka muri ubwo buzima. Hari umwijima umazemo igihe kinini ubabariyemo. Ndavugana n'abantu bamaze igihe bari mu mwijima. Mama, waba uri mu mwijima, wa musore waba uri mu mwijima, wa mukobwa hari umwijima ukingiraniyemo. Nigiye kuvuga ku mbaraga zisora abantu mu mwijima.
nindangiza ndavuga ku mucyo w'Imana. Imana ishimwe. N'amagambo abiri: gusohoka mu mwijima, icya kabiri kugira uva ukagira ibyo utandukana nabyo. Imana iduhana umugisha, Imana itugire neza. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya yawe twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Wowe umaze igihe kinini uhanganye n'abanzi bawe, umaze igihe kinini uhanganye n'abakubuza kwakira amahirwe yawe, umaze igihe kinini uhanganye n'ibituma utakira umugisha wawe. Hari ibintu urebesha amaso ndetse rimwe na rimwe ukabyizezwa, ariko wajya kubisingira bikanga. Rimwe na rimwe ukabona ko bigeze ubireba mu maso yawe, ariko daimoni ikitambika ikakwicira amahirwe. Nje kukubwira ijambo rimwe rikomeye: Imana igiye kugutandukanya n'ikintu gituma utakira amahirwe. Hari ubuzima waharaniye gusohokamo, umwaka umwe urashira undi uraza, ariko ubwo buzima kubusohokamo byaranze. Nje kukubwira ijambo rimwe rivuga ngo hagiye kuba icyo bita push, hagiye kuba imbaraga zo gupushinga, hagiye kuba imbaraga zo gusunika zigiye kuguterura zikaguhagurutsa muri ubwo buzima. Hagiye kuba imbaraga zigiye kuguhagurutsa zikagukura ahantu umaze igihe warananiwe kwikura. Hagiye kuba imbaraga zo gusunika umwanzi wawe akaguhunga. Imana ishimwe. Hagiye kuba imbaraga zigiye gusunika ikibazo iminsi kikwitambitse imbere. Hagiye kuba imbaraga zigiye gusunika ikintu cyose cyakubujije amahoro. Imana ishimwe. Imana tugire neza. Fata Bibiliya yawe twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya. Turasoma igice cyaho cya 6. Twongere dusome. Turasoma igice cya 6 umurongo wa mbere. Twongere dusome igice cya 7 umurongo wa 7. Turaza kongera dusome Yesaya 60 umurongo waho wa mbere. Imana tugire neza. Fata Bible yawe duhere mu gice cya 6 mu gitabo cya Yesaya. Umurongo waho wa mbere aravuga ngo: mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe ndende y'ubwami ndende, ishyizweho igishura cyayo gikwira urusengero, akira neza ijambo ry'Imana. Twongere dusome Yesaya 7:7. Haravuga ngo: ariko Uwiteka Imana iravuze ngo, imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora, akira neza ijambo ry'Imana. Twongere dukomeze muri Yesaya n'ubundi 60 umurongo waho wa mbere. Yesaya 60 umurongo wa mbere aravuga ngo: byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira, kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Akira neza ijambo ry'Imana. Twese tuvuge ngo amen. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya itubwiye umugabo bita Yesaya. Uyu muhanuzi bita Yesaya ni umuhanuzi Imana yagiye ikoresha mu buryo butandukanye. Ni umuhanuzi Imana yagiye ituma ku bantu batandukanye mu gihe cyari gikomeye. Ni umuhanuzi Imana yagiye ituma kubwira abantu ubuhanuzi bukomeye. Imana ishimwe. Ariko mbere y'uko Imana imutuma, twasomye ijambo ry'Imana riri mu gice cya 6 umurongo wa mbere. Bibiliya yatubwiye iki? Bibiliya yatubwiye ngo mu mwaka Uziya yatanzemo, cyangwa se mu mwaka Uziya yapfuyemo, nibwo Yesaya yabonye Imana. Bivuga iki? Uyu Yesaya, uyu Uziya yari amuyoboye, cyangwa se yasaga n'amukoresha, ariko akamubuza kubona amahirwe, akamubuza kwakira umugisha, akamubuza kuva ku rwego ajya ku rundi. Uyu Yesaya
gushaka amahirwe ye y'imbere hazaza, ariko mu gihe agiye gusingira amahirwe Uziya akavuga ngo no ntibibaho, Uziya akavuga ngo ntibishoboka, Uziya akamutega imitego, Uziya akamurwanya, Uziya akamurega ibirego. Umva nkubwire, hari umwuka uhagurukira abantu, ndavuga hari umwuka w'ibirego. Uwo mwuka iyo uguhagurukiye ukakurega ibitakuriho, ukakurega ibitakwambaye, hari imyuka ibintu nshaka kuvugaho gatoya. Hari umwuka w'ibirego, hakaba n'umwuka w'ishyari. Umwuka w'ibirego n'umwuka w'ishyari ni umwuka urwanya abantu bari mu mugambi w'Imana, ni umwuka urwanya abantu bafite icyo bashaka gusingira imbere yabo. Umuntu akakubona ariko diamond zikamuhagurukiramo, akaza akakwambika isura, akakubeshyera, akakuvuga ibitakuriho, akavuga ngo runaka, akavuga ngo uriya, akavuga ngo biriya, ariko iyo ni imyuka ibihagurukiye umugisha wawe. Imana ishimwe. Uwo ni umwuka ubahagurukiye amahirwe yawe. Uwo ni umwuka ugira ngo utava ku rwego ujya ku rundi. Uwo ni umwuka ugira ngo utagira icyo usingira. Kwa Yozefu umwuka w'ishyari uramuhagurukira, arangije ngo agire inzozi, aza kurota inzozi, ngo agiye kurota arota abona imiba, ari kumwe n'abakuru be n'ababyeyi be, abona umuba we wenyine uhagaze hagati y'imiba yose, ngiyo abandi yose yitura hasi. Arangije abirotorera bene se, abirotorera n'ababyeyi be. Barangije barumuna be bamenya ko uyu Yozefu agiye kuba umuntu ukomeye. Barangije baramurwanya, bamugirira ishyari, baramuhiga, batangira kumurwanya, kuko bari bamaze kumenya iki, bari bamaze kumenya ikintu kiri imbere ye, bari bamaze kumenya umugambi Imana ku buzima bwe. Birangiye baramurwanya, bamurega ibirego. Reka mvugane nawe mama, reka mvugane papa, hari umwuka w'ibirego uguhagurukiye ukorera, hari umwuka w'ibirego uguhagurukiye utuye, hari umwuka w'ibirego uguhagurukiye washatse. One topetandeba muri iyo karitsiye utuyemo, muri uwo mudugudu washatsemo, mu muryango washatsemo, hari umwuka w'ibirego uguhagurukira. Icya kabiri, hagahaguruka umwuka w'ishyari. Uwo mwuka nta kintu ugamije, uba ushaka kwica izina ryawe kugira ngo utabasha gusingira amahirwe yawe ari imbere. Imana ishimwe. Uyu mwuka niwo Yesaya yahuye nabo, niwo Yesaya yahanganye nabo. Uyu Yesaya ahangana na Uziya, bahangana igihe kinini, bahangana urugamba rukomeye. Ngo ariko Yesaya akomeza kuvuga ngo Mana, nubwo ni mu buzima bugoye, nubwo ndi kubona ibyo njya gusingira byanga, ariko Mana uzanyize uyu mugabo bita Uziya, uzanyize uyu muntu bita Uziya. Birangiye ngo igitondo kimwe, umwaka umwe, Uziya aza gupfa, Uziya aza gutanga, Uziya aza kuva mu buzima. Ngo nuko Yesaya agiye kubona, agiye kubona gahunda igishura cy'Imana gikwiye urusengero rwose, gikwiye urusengero rwose. Yesaya atangira kubona ibintu atigeze abona. Yesaya atangira kubona ibintu atigeze abona, kuko Uziya yaramaze kumuva imbere, Uziya yaramaze kumuhunga. Ndavugana n'abantu bari bamaze igihe kinini bahanganye na Uziya. Hari Uziya waguhagurukiye umukobwa we, hari Uziya waguhagurukiye mama, hari Uziya wavuze ngo ntuzaheka, hari Uziya wavuze ngo ntuzambara, hari Uziya wavuze ngo ntuzigera wubaka, hari Uziya wavuze ngo ntabwo uzigera uva kuri urwo rwego uriho. Uwo Uziya igihe kirageze ngo Imana igutandukanye nabo. Yumva mubwire wa mukobwa we, hari Uziya waguhagurukiye, hari Uziya wakwitambitse, hari Uziya wavuze ngo uriya mukobwa nubwo ari mwiza ariko ntabwo azigera yubaka,
hari Uziya wavuze ngo nubwo wakiriye nzu ariko ntabwo uzayibamo. hari Uziya wavuze ngo nubwo ubyaye ntabwo uzaheka. hari Uziya wavuze ngo nubwo uciye muri ako kazi ntabwo uzakagiramo amahoro. niyo mpamvu ubona Uziya aturuka hirya no hino akakurega ibirego. niyo mpamvu wumva amagambo aza guteranya n'umukoresha wawe. niyo mpamvu wumva amagambo aza guteranya n'umugabo wawe. niyo mpamvu wigeze utegura ubukwe urangije ugariza inshuti yawe. iyo nshuti irangije iragenda ikuvamo irakuvangira ivuga ibyo utavuze. uwo ni umwuka wa Uziya. ariko uhereye nonaha ndavuga nawe umubwira ngo Imana igutandukanye na Uziya mu izina rya Yesu. ntabwo nzi umusozi utuyeho nonaha, waba uri China, waba uri South Africa, waba uri Canada, waba uri mu Rwanda, hari Uziya wanganye nawe. hari Uziya wavuze ngo ntabwo uzigera utera imbere. hari Uziya wavuze ngo nta kintu uzigera ugeraho. ariko ndagutagaza amakuru, ndahanurira ubuzima bwawe mpagaze muri iri jambo. ndavuga nawe mubwira ngo Imana igutandukanye na Uziya. Imana igutandukanye na Uziya. muri uwo musozi utuyeho, muri ako kazi wicayemo, Imana igutandukanye na Uziya. Imana ishimwe. Yesaya ngo arangije abona Imana, atangira kubona Imana. umutwe uravuga ngo Imana yeza Yesaya iramutuma. bivuga iki? igihe cyari kigeze yuko Yesaya atangira kubona Imana. igihe cyari kigeze yuko Yesaya Imana itangira kumukoresha. kuko icyari kibaye n'iki? umwanzi we bita Uziya yari amaze kumuva imbere. reka mubwire, wari uzi ko maze igihe kitari gitoya sengana n'abantu batandukanye, nagiye muri n'abantu batandukanye Satani yagiye arwanya akabatura amagambo atandukanye. nahuye n'abantu batandukanye Satani yagiye aboha akababera ahantu. ugasanga umuntu yaragufata kuzirikira ahantu, aravuga ngo ntuzigera wubaka akiriho. akavuga ngo ntuzigera ugira icyo ufata akiriho. reka mubwire, uwo ni Uziya wavuze ngo ntabwo uzava kuri iyo ntebe. igisuzuguro wicayemo hari umwuka wigizemo uruhare. ariko ndavugana nawe ngo igihe kirageze ngo Imana igutandukanye na Uziya. igihe kirageze ngo Imana igusohora abantu mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye iki? Bibiliya yatubwiye ngo Yesaya umwaka Uziya yapfuyemo niwe Yesaya atangiye kubona Imana. twasomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yesaya n'ubundi ibice byaho 7 umurongo wa 7 haravuga ngo Yesaya yari amaze kubona atandukanye na Uziya. hayiwe yari amaze kubona atandukanye na Uziya. ageze muri Yesaya 7:7 Uwiteka aravuga ngo imigambi yawe nizama kandi nizasohora. we imigambi yabo, imigambi y'abaguhiga, imigambi y'abakurwanya, imigambi y'abarozi n'abapfumu ntabwo izasohora ku buzima bwawe. neva ndategeka mu mbaraga z'Imana, ndategeka mu mbaraga z'Imana ya Isirayeli, ndahanurira ubuzima bwawe mpagaze muri iri jambo. ndakubwira ngo imigambi y'ibyaguhigaga, imigambi y'ibyakurwanyaga ntabwo izasohora. neva ntabwo izasohora. hari ibintu bigomba kurangira. it's over today. hari ibintu bigomba kurangira. reka mubwire, baraguhigiye bagondera agatoki ku kandi. hari imigambi yabo bagenda bakicara ahantu bakajya inama bakavuga ngo runaka ntabwo dushaka uyu mwaka urenza, ntabwo dushaka uyu mwaka urenza. ariko iyo ni imigambi yabo. imigambi y'abadayimoni ntabwo ariyo migambi y'Imana. Imana igufite umugambi mwiza. Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. icyatumye uriho kano kanya, icyatumye igihumeka ni uko hari Imana ishaka kukuvana, hari Imana ishaka kuguhagurutsa. hari Uziya
imaze gutandukanya nawe umuntu wavuze ngo abicaye bakajya inama bakagira ibyo batanga bagatanga amafaranga yabo bakavuga ngo turashaka runaka apfe turashaka runaka atazabaho turashaka runaka atazabyara turashaka runaka atazaheka turashaka ko onetopetandoreba turashaka ko nta kintu azafata iyo ni imigambi y'abantu ariko ijambo riravuze ngo imigambi yabo nizama kandi nizasohora reka mubwire mama ibyakwigaga mu rugo rwawe ibyakurwanyaga mu kazi kawe imigambi y'abadayimoni ntabwo izama ku buzima bwawe Yesaya Imana ivugana nawe iramubwira ngo imigambi yabo ntabwo izama kandi izasohora Imana ishimwe twasomye ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 60 umurongo wa mbere havuga ngo iki haravuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawuje anga Imana yavuganaga na Yesaya iramubwira ngo Yesaya we hari umwijima wabayemo uwanganye na Uziya ariko igihe kirageze ngo usohoke muri uwo mwijima Bibiliya ivuga iki Bibiliya ivuga ngo Yesaya Imana iramubwira ngo byukura bagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye ngo umwijima uzaza utwikira isi ngo ariko we Yesaya ukuboko k'Uwiteka kuzaba kugutwikiriye reka mvugane nawe ukuboko k'Uwiteka kutwikira ubuzima bwawe reka mvugane mama mu rugo rwawe ukuboko k'Uwiteka gutwikira abana bawe reka mvugane nawe mu kazi kawe ukuboko k'Uwiteka kugutwikira mu izina rya Yesu ndategeka muri amasaha ndatura imbaraga z'Imana umva mvugane nawe ntabwo nzi umwijima wari urimo ntabwo nzi mama hari umwijima w'amarira wari umaze igihurira mu rugo rwawurira amarira ni menshi ariko ndavugana nawe ngo uwo mwijima wari umazemo igihe kinini uwo mwijima igihe kirageze ngo Imana igusore muri uwo mwijima ndavugana ubuzima bwawe ngo Imana ya Isirayeli igusore muri uwo mwijima mu izina rya Yesu Bibiliya iravuga ngo Yesaya Imana ivugana nawe iramubwira ngo Yesaya we wanganye na Uziya wari uri mu mwijima ariko ubwiza bw'Uwiteka burakurasiye nasomye ijambo ry'Imana rikomeye muri Yesaya 64 umurongo wa mbere Yesaya ageze ahangaha ngo we n'ikintu bita umusozi arangira avuga ngo ma icyamukamanuka ugasatura ijuru imisozi igatangukira imbere yawe Imana ishimwe Imana tugire neza umusozi warogaze imbere yawe Imana utengure mu izina rya Yesu ibyari biguhagaze imbere Imana ibakubite hasi data mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga bitwara ubushobozi ndasengera buri muntu wese amasaha abari afite imisozi itandukanye abari bari mu mwijima Mana fata ku bantu ba ubasore muri uyu mwijima mu izina rya Yesu ubakize Uziya wanagura abana amarira ubanagura ibyari bibarwanya ndategeka imbaraga z'Imana zifata ku buzima bwawe marayika w'Uwiteka Imana yambara ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Jesus name Imana dugire neza Imana duhana umugisha kandi ndabakunda mbifurije umunsi mwiza mbifurije amahoro y'Imana kandi mbashishikariza gukurikira ibiganiro bitandukanye Imana bagire neza Jesus name amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba aho merereye hose mbanje kubasuhuza kuri isaha ya none izina ry'Imana yacu rabwe icyubahiro abakunzi ba YouTube channel wa Maria Chantal dushimye Imana itwemere kongera kugera kuri kamera turi bazima izina ry'Imana yacu rabwe icyubahiro aho muherereye hose muri mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye tubahaye ikaze muri aka kanya kugira ngo mubashe kudukurikirana aya masaha wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda uri mu ntara zitandukanye uri za Gisenyi uri za Rubavu uri za Rusizi uri za Iburasirazuba Rwamagana mu mujyi wa Kigali tuguhaye ikaze kuri YouTube channel kugira ngo ubashe kubana natwe kuri munsi wa none rero icyo tugusaba turagusaba gukurikira ijambo ry'Imana muri aya masaha iyi ni YouTube channel izajya inyura ibiganiro bitandukanye kandi bibohora ubuzima bwa benshi rero wowe aho urereye hose uri mu mujyi wa Kigali uri mu ntara zitandukanye
uhawe ikaze kudukurikira kandi uko kw'Imana kube ku buzima bwawe. Mbere y'uko rero twinjira mu ijambo ry'Imana, reka tubanze dusengere aka kanya mwuka wera w'Imana abane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, turagushimiye kandi tuguhaye ikaze mwuka wera Imana abana natwe, imbaraga zawe zitubeho, gukora kwe kubane natwe mwuka wera Imana wagare natwe muri kamera, izina rye rigaragare ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Jesus name. Lelo amazina ni Nsengiyakare Vedaste cyangwa se Evangeliste Vedaste. Lero tugiye kuganira ku magambo y'Imana muri aka kanya ka none, amagambo agiye kubohora ubuzima bwawe. Ni ijambo rigiye kuguhagurutsa rikagukura aho umaze iminsi, ni ijambo rigiye kuguhagurutsa rigagutandukanya n'ibintu bimaze iminsi bikurwanya, ni ijambo rigiye kuguhagurutsa rikagukura abadayimoni bakuboheye, ni ijambo rigiye kuza rikagufataho rikagutandukanya n'imigambi yose y'abanzi ku buzima bwa Imana. Duhana umugisha we wizera mu ijambo ry'Imana, we wizera imbaraga z'Imana, we wizera ukuboko kw'Imana. Ndagusaba kwizera uyu mwanya mu minota tugiye kumarana. Hagiye kuba imbaraga z'Imana, hagiye kuba ijambo rigiye gufata ku buzima bwawe, hagiye kuba ukuboko kw'Imana kugiye kugufataho aho waba uherereye hose. Wizere natwe muri aka kanya. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana rikurasa rigashyira hejuru. Twabonye ijambo ry'Imana riduhagurutsa aho tutakwivana, twabonye ijambo ry'Imana riduhindura abo tutagombye kuba ryo, twabonye ijambo ry'Imana ridukura ku rwego rikadushyira ku rundi kubwo kwizera imbaraga z'Imana. Wowe kano kanya wari mu buzima bugoye, wari mu buzima bukugoye, ariko ndagusaba ngo nubwo umaze igihe kinini aho hantu, nubwo umaze igihe ubabariye aho hantu, ntabwo ari kuzahapfira, never. Ntabwo ubwo buzima umazemo igihe kinini ariko uzabuheramo. Igihe kirageze ngo Imana igusore muri ubwo buzima. Waba umazemo igihe kinini ubabariye muri ubwo buzima, ariko kubutindamo ntabwo ariko kubupfiramo. Oya, hari itegeko cyangwa se hari igihe cyo kuva aho hantu, hari igihe cyo gusohoka aho hantu, hari igihe cyo kuva muri ubwo buzima umaze igihe bukugoye. Imana duhana umugisha. Hari ubuzima bukugoye, hari ubuzima bukubabaje, hari ubuzima umazemo umwaka urenze umwe, hari ubuzima umazemo imyaka irenga 2, hari ubuzima umazemo amezi arenga 2, ariko ubwo buzima ntabwo ari imbaraga ze zaguhagurutsamo. Oya, ntabwo ari amashuri yawe yaguhagurutsamo. Oya, ntabwo ari ubutunzi ufite, ntabwo ari abakomeye muziranye, ntabwo ari ibyo urebesha amaso byabasha kuguhagurutsa muri ubwo buzima. Ahubwo icyagukura muri ubwo buzima ni ukwizera imbaraga z'Imana, ukizera ijambo ryayo, ukizera ko muri ubwo buzima umazemo igihe kinini hari imbaraga z'Imana zaguhagurutsa muri ubwo buzima zikagutandukanya n'ibimaze igihe bikubabaza. Imana ishimwe. Ibimaze igihe bikubabaza, waba ubimaranye ukwezi kumwe, waba ubimaranye amezi 2, waba ubimaranye umwaka, ndagusabira Imana ya Isirayeli uyu munsi wa none niyo finali y'ubuzima bwawe, gusohoka muri ubwo buzima. Hari umwijima umazemo igihe kinini ubabariyemo. Ndavugana n'abantu bamaze igihe bari mu mwijima. Mama, waba uri mu mwijima, wa musore waba uri mu mwijima, wa mukobwa hari umwijima ukingiraniyemo. Nigiye kuvuga ku mbaraga zisohora abantu mu mwijima. Nindangiza ndavuga ku mucyo w'Imana. Imana ishimwe. Ni amagambo 2: gusohoka mu mwijima, icya kabiri kugira aho uva ukagira ibyo utandukana nabyo. Imana duhana umugisha, Imana tugire neza. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya yawe twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Wowe umaze igihe kinini uhanganye n'abanzi bawe, umaze igihe kinini uhanganye n'abakubuza kwakira amahirwe yawe, umaze igihe kinini uhanganye n'ibituma utakira umugisha wawe. Hari ibintu urebesha amaso ndetse rimwe na rimwe ukabyizezwa, ariko wajya kubisingira bikanga. Rimwe na rimwe ukabona ko bigeze ubireba mu maso yawe, ariko daimoni ikitambika ikakwicira amahirwe. Nje kukubwira ijambo rimwe rikomeye. Imana igiye kugutandukanya n'ikintu gituma utakira amahirwe. Hari ubuzima waharaniye gusohokamo, umwaka umwe urashira, undi uraza, ariko ubwo buzima kubusohokamo byaranze. Nje kukubwira ijambo rimwe rivuga ngo hagiye kuba icyo bita push, hagiye kuba imbaraga zo gupushinga, hagiye kuba imbaraga zo gusunika zigiye kuguterura zikaba
zikaguhagurutsa muri ubwo buzima. Hagiye kuba imbaraga zigiye kuguhagurutsa zikagukura ahantu umaze igihe warananiwe kwikura. Hagiye kuba imbaraga zo gusunika umwanzi wawe akaguhunga. Imana ishimwe. Hagiye kuba imbaraga zigiye gusunika ikibazo iminsi kikwitambitse imbere. Hagiye kuba imbaraga zigiye gusunika ikintu cyose cyakubujije amahoro. Imana ishimwe. Imana tugire neza. Fata Bibiliya yawe twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya. Turasoma igice cyaho cya 6. Twongere dusome. Turasoma igice cya 6 umurongo wa mbere. Twongere dusome igice cya 7 umurongo wa 7. Turaza kongera dusome Yesaya. Yesaya 60 umurongo waho wa mbere. Imana tugire neza. Fata Bible yawe duhere mu gice cya 6 mu gitabo cya Yesaya. Umurongo waho wa mbere aravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe ndende y'ubwami ndende ishyizweho igishura cyayo gikwira urusengero akira neza ijambo ry'Imana. Twongere dusome Yesaya 7:7. Haravuga ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora akira neza ijambo ry'Imana. Twongere dukomeze muri Yesaya n'ubundi 60 umurongo waho wa mbere. Yesaya 60 umurongo wa mbere aravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho akira neza ijambo ry'Imana. Twese tuvuge ngo amen. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya itubwiye umugabo bita Yesaya. Uyu muhanuzi bita Yesaya ni umuhanuzi Imana yagiye ikoresha mu buryo butandukanye. Ni umuhanuzi Imana yagiye ituma ku bantu batandukanye mu gihe cyari gikomeye. Ni umuhanuzi Imana yagiye ituma kubwira abantu ubuhanuzi bukomeye. Imana ishimwe. Ariko mbere y'uko Imana imutuma twasomye ijambo ry'Imana riri mu gice cya 6 umurongo wa mbere. Bibiliya yatubwiye iki? Bibiliya yatubwiye ngo mu mwaka Uziya yatanzemo cyangwa se mu mwaka Uziya yapfuyemo nibwo Yesaya yabonye Imana. Bivuga iki? Uyu Yesaya uyu Uziya yari amuyoboye cyangwa se yasaga n'amukoresha, ariko akamubuza kubona amahirwe, akamubuza kwakira umugisha, akamubuza kuva ku rwego ajya ku rundi. Uyu Yesaya agaharanira gushaka amahirwe ye y'imbere hazaza, ariko mu gihe agiye gusingira amahirwe Uziya akavuga ngo no ntibibaho. Uziya akavuga ngo ntibishoboka. Uziya akamutega imitego, Uziya akamurwanya, Uziya akamurega ibirego. Umva mubwire, hari umwuka uhagurukira abantu. Ndavuga hari umwuka w'ibirego. Uwo mwuka iyo uguhagurukiye ukakurega ibitakuriho, ukakurega ibitakwambaye, hari imyuka ibintu nshaka kuvugaho gatoya. Hari umwuka w'ibirego, hakaba n'umwuka w'ishyari. Umwuka w'ibirego n'umwuka w'ishyari ni umwuka urwanya abantu bari umugambi w'Imana. Ni umwuka urwanya abantu bafite icyo bashaka gusingira imbere yabo. Umuntu akakubona ariko diamond zikamuhagurukiramo, akaza akakwambika isura, akakubeshyera, akakuvuga ibitakuriho, akavuga ngo runaka, akavuga ngo uriya, akavuga ngo biriya, ariko iyo ni imyuka ibihagurukiye umugisha wawe. Imana ishimwe. Uwo ni umwuka ubahagurukiye amahirwe yawe. Uwo ni umwuka ubugira ngo utava ku rwego ujya ku rundi. Uwo ni umwuka ubugira ngo utagira icyo usingira. Kwa Yozefu umwuka w'ishyari uramuhagurukira, arangije ngo agira inzozi.
aza kurota inzozi ngo agiye kurota arota abona imiba ari kumwe n'abakuru be n'ababyeyi be abona umuba we wenyine uhagaze hagati y'imiba yose ngiyo abandi yose yitura hasi arangije abirotorera bene se abirotorera n'ababyeyi be barangije barumuna be bamenya ko uyu Yozefu agiye kuba umuntu ukomeye barangije baramurwanya bamugirira ishyari baramuhiga batangira kumurwanya kuko bari bamaze kumenya iki bari bamaze kumenya ikintu kiri imbere ye bari bamaze kumenya umugambi Imana ku buzima bwe birangiye baramurwanya bamurega ibirego reka mvugane nawe mama reka mvugane papa hari umwuka w'ibirego uguhagurukira ukorera hari umwuka w'ibirego uguhagurukira utuye hari umwuka w'ibirego uguhagurukira washatse one topetandeba muri iyo karitsiye utuyemo muri uwo mudugudu washatsemo mu muryango washatsemo hari umwuka w'ibirego uguhagurukira icya kabiri hagahaguruka umwuka w'ishyari uwo mwuka nta kindi ugamije uba ushaka kwica izina ryawe kugira ngo utabasha gusingira amahirwe yawe ari imbere Imana ishimwe uyu mwuka niwo Yesaya yahuye nabo niwo Yesaya yahanganye nabo uyu Yesaya ahangana na Uziya bahangana igihe kinini bahangana urugamba rukomeye ngo ariko Yesaya agakomeza kuvuga ngo Mana nubwo ni mu buzima bugoye nubwo ndi kubona ibyo njya gusingira byanga ariko Mana uzanyize uyu mugabo bita Uziya uzanyize uyu muntu bita Uziya birangiye ngo igitondo kimwe umwaka umwe Uziya aza gupfa Uziya aza gutanga Uziya aza kuva mu buzima ngo nuko Yesaya agiye kubona gahunda igishura cy'Imana gikwiye urusengero rwose Yesaya atangira kubona ibintu atigeze abona Yesaya atangira kubona ibintu atigeze abona kuko Uziya yaramaze kumuva imbere Uziya yaramaze kumuhunga ndavugana n'abantu bari bamaze igihe kinini bahanganye na Uziya hari Uziya waguhagurukiye umukobwa we hari Uziya waguhagurukiye mama hari Uziya wavuze ngo ntuzaheka hari Uziya wavuze ngo ntuzambara hari Uziya wavuze ngo ntuzigera wubaka hari Uziya wavuze ngo ntabwo uzigera uva kuri urwo rwego uriho uwo Uziya igihe kirageze ngo Imana igutandukanye nabo yumva mubwire wa mukobwa we hari Uziya waguhagurukiye hari Uziya wakwitambitse hari Uziya wavuze ngo uriya mukobwa nubwo ari mwiza ariko ntabwo azigera yubaka hari Uziya wavuze ngo nubwo wubatse iriya nzu ariko ntabwo uzayibamo hari Uziya wavuze ngo nubwo ubyaye ntabwo uzaheka hari Uziya wavuze ngo nubwo uciye muri ako kazi ntabwo uzakagiramo amahoro niyo mpamvu ubona Uziya aturuka hirya no hino akakurega ibirego niyo mpamvu wumva amagambo aza guteranya n'umukoresha wawe niyo mpamvu wumva amagambo aza guteranya n'umugabo wawe niyo mpamvu wigeze utegura ubukwe urangije ugariza inshuti yawe iyo nshuti irangije iragenda ikuvamo irakuvangira ivuga ibyo utavuze uwo ni umwuka wa Uziya ariko uhereye nonaha ndavuga nawe umubwira ngo Imana igutandukanye na Uziya mu izina rya Yesu ntabwo nzi umusozi utuyeho mama waba uri China waba uri South Africa waba uri Canada waba uri mu Rwanda hari Uziya wanganye nawe hari Uziya wavuze ngo ntabwo uzigera utera imbere hari Uziya wavuze ngo nta kintu uzigera ugeraho ariko ndagutagaza amakuru ndahanurira ubuzima bwawe mpagaze muri iri jambo ndavuga nawe mubwira ngo Imana igutandukanye na Uziya
Imana igutandukanye na Uziya muri uwo musozi utuyeho, muri ako kazi wicayemo. Imana igutandukanye na Uziya. Imana ishimwe. Yesaya ngo arangije abona Imana, atangira kubona Imana. Umutwe uravuga ngo Imana yeza Yesaya iramutuma. Bivuga iki? Igihe cyari kigeze yuko Yesaya atangira kubona Imana. Igihe cyari kigeze yuko Yesaya Imana itangira kumukoresha. Kuko cyari kibaye n'iki? Umwanzi we bita Uziya yaramaze kumuva imbere. Reka mubwire, wari uzi ko maze igihe kitari gitoya sendera n'abantu batandukanye, nagiye muri n'abantu batandukanye Satani yagiye arwanya, akabatura amagambo atandukanye. Nahuye n'abantu batandukanye Satani yagiye aboha, akababera ahantu. Ugasanga umuntu yaragufata kuzirikira ahantu, aravuga ngo ntuzigere wubaka akiriho, akavuga ngo ntuzigera ugira icyo ufata akiriho. Reka mubwire, uwo ni Uziya wavuze ngo ntabwo uzava kuri iyo ntebe. Igisuzuguro wicayemo hari umwuka wigizemo uruhare, ariko ndavugana nawe ngo igihe kirageze ngo Imana igutandukanye na Uziya. Igihe kirageze ngo Imana igusora abantu mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye iki? Bibiliya yatubwiye ngo Yesaya umwaka Uziya yapfuyemo niwe Yesaya atangiye kubona Imana. Twasomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yesaya n'ubundi ibice byaho 7 umurongo wa 7 haravuga ngo Yesaya yaramaze kubona atandukanye na Uziya. Hayiwe, yaramaze kubona atandukanye na Uziya. Ageze muri Yesaya 7:7 Uwiteka aravuga ngo imigambi yabo nizama kandi nizasohora we. Imigambi yabo, imigambi y'abaguhiga, imigambi y'abakurwanya, imigambi y'abarozi n'abapfumu ntabwo izasohora ku buzima bwawe. Never. Ndategeka mu mbaraga z'Imana, ndategeka mu mbaraga z'Imana ya Isirayeli, ndanira ubuzima bwawe. Mpagaze muri iri jambo ndakubwira ngo imigambi y'ibyaguhigaga, imigambi y'ibyakurwanyaga ntabwo izasohora. Never. Ntabwo izasohora. Hari ibintu bigomba kurangira. It's over today. Hari ibintu bigomba kurangira. Reka mubwire, baraguhigiye bagondera agatoki ku kandi. Hari imigambi yabo bagenda bakicara ahantu bakajya inama bakavuga ngo runaka ntabwo dushaka kwimwaka urenza, ntabwo dushaka kwimwaka urenza. Ariko iyo ni imigambi yabo. Imigambi y'abadayimoni ntabwo ariyo migambi y'Imana. Imana igufite umugambi mwiza. Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Icyatumye uriho kano kanya, icyatumye igihumeka ni uko hari Imana ishaka kukuvana, hari Imana ishaka kuguhagurutsa. Hari Uziya Imana ishaka gutandukanya nawe. Umuntu wavuze ngo abicaye bakajya inama bakagira ibyo batanga, bagatanga amafaranga yabo, bakavuga ngo turashaka runaka apfe, turashaka runaka atazabaho, turashaka runaka atazabyara, turashaka runaka atazaheka, turashaka ko onetopetandoreba, turashaka ko nta kintu azafata. Iyo ni imigambi y'abantu. Ariko ijambo riravuze ngo imigambi yabo nizama kandi nizasohora. Reka mubwire mama, ibyagwigaga mu rugo rwawe, ibyakurwanyaga mu kazi kawe, imigambi y'abadayimoni ntabwo izama ku buzima bwawe. Yesaya Imana ivugana nawe iramubwira ngo imigambi yabo ntabwo izama kandi izasohora. Imana ishimwe. Twasomye ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 60 umurongo wa 1 havuga ngo iki? Haravuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Anga Imana yavuganaga na Yesaya iramubwira ngo Yesaya we, hari umwijima wabayemo uwanganye na Uziya, ariko igihe kirageze ngo usohoke muri uwo mwijima. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo Yesaya Imana iramubwira ngo byukura bagirane
kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye ngo umwijima uzaza utwikira isi ngo ariko wowe Yesaya ukuboko k'Uwiteka kuzaba kugutwikiriye. Reka mvugane nawe, ukuboko k'Uwiteka gutwikira ubuzima bwawe. Reka mvugane mama, mu rugo rwawe ukuboko k'Uwiteka gutwikira abana bawe. Reka mvugane nawe mu kazi kawe ukuboko k'Uwiteka kugutwikira mu izina rya Yesu. Ndategeka muri aya masaha, ndatura imbaraga z'Imana, umva mvugane nawe. Ntabwo nzi umwijima wari urimo, ntabwo nzi mama hari umwijima w'amarira wari umaze igihe urira mu rugo rwawe urira. Amarira ni menshi, amarira ni menshi, ariko ndavugana nawe ngo uwo mwijima wari umazemo igihe kinini, uwo mwijima igihe kirageze ngo Imana igusore muri uwo mwijima. Ndavugana ubuzima bwawe ngo Imana ya Isirayeli igusore muri uwo mwijima mu izina rya Yesu. Bibiri iravuga ngo Yesaya, Imana ivugana nawe iramubwira ngo Yesaya we wahanganye na Uziya wari uri mu mwijima, ariko ubwiza bw'Uwiteka burakurasiye. Nasomye ijambo ry'Imana rikomeye muri Yesaya 64 umurongo wa mbere. Yesaya ageze ahangaha ngo we n'ikintu bita umusozi, arangira avuga ngo ma icyamukamanuka ugasatura ijuru, imisozi igatangukira imbere yawe. Imana ishimwe, Imana tugire neza. Umusozi warogaze imbere yawe Imana utengure mu izina rya Yesu. Ibyari biguhagaze imbere Imana ibakubite hasi. Data mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga bitwara ubushobozi, ndasengera buri muntu wese amasaha abari afite imisozi itandukanye, abari bari mu mwijima, Mana fata ku bantu ba ubasore mu mwijima mu izina rya Yesu. Ubakize Uziya, wanagura abana amarira, ubanagura ibyari bibarwanya. Ndategeka imbaraga z'Imana zifata ku buzima bwawe. Marayika w'Uwiteka Imana yambara ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Jesus name. Imana dugire neza, Imana duhana umugisha, kandi ndabakunda. Mbifurije umunsi mwiza, mbifurije amahoro y'Imana, kandi mbashishikariza gukurikira ibiganiro bitandukanye. Imana bagire neza, Jesus name. Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba aho merereye hose, mbanje kubasuhuza kuri isaha ya none. Izina ry'Imana yacu rabwe icyubahiro. Abakunzi ba YouTube channel Uwamariya Chantal, dushimye Imana itwemere kongera kugera kuri kamera turi bazima. Izina ry'Imana yacu rabwe icyubahiro. Aho muherereye hose muri mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, tubahaye ikaze muri aka kanya kugira ngo mubashe kudukurikirana aya masaha. Wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu ntara zitandukanye, uri za Gisenyi, uri za Rubavu, uri za Rusizi, uri za Iburasirazuba, Rwamagana, mu mujyi wa Kigali, tuguhaye ikaze kuri YouTube channel kugira ngo ubashe kubana natwe kuri munsi wa none. Rero icyo tugusaba, turagusaba gukurikira ijambo ry'Imana muri aya masaha. Iyi ni YouTube channel izajya inyura ibiganiro bitandukanye kandi bibohora ubuzima bwa benshi. Rero wowe aho urereye hose, uri mu mujyi wa Kigali, uri mu ntara zitandukanye, uhawe ikaze kudukurikira kandi uko Imana kube ku buzima bwawe. Mbere y'uko rero twinjira mu ijambo ry'Imana, reka tubanze dusengere aka kanya. Mwuka wera w'Imana abane natwe mu izina rya Yesu, amen. Data mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, turagushimiye kandi tuguhaye ikaze. Mwuka wera w'Imana abana natwe, imbaraga zawe zitubeho, gukora kwe kubane natwe. Mwuka wera w'Imana wagare natwe muri kamera, izina rye rigaragare ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Jesus name. Lelo amazina ni Nsengiyakare Vedaste cyangwa se Evangeliste Vedaste. Lero tugiye kuganira ku magambo y'Imana muri aka kanya ka none, amagambo agiye kubohora ubuzima bwawe. Ni ijambo rigiye kuguhagurutsa rikagukura aho umaze iminsi, ni ijambo rigiye kuguhagurutsa rigagutandukanya n'ibintu bimaze iminsi bikurwanya, ni ijambo rigiye kuguhagurutsa rikagukura abadayimoni bakuboheye, ni ijambo rigiye kuza rikagufataho rikagutandukanya n'imigambi yose y'abanzi ku buzima bwawe. Imana duhana umugisha. We wizera mu ijambo ry'Imana, we wizera imbaraga z'Imana, we wizera ukuboko kw'Imana, ndagusaba kwizera uyu mwanya mu minota tugiye kumarana. Hagiye
hagiye kuba imbaraga z'Imana, hagiye kuba ijambo rigiye gufata ku buzima bwawe, hagiye kuba ukuboko kw'Imana kugiye kugufataho aho waba uherereye hose. Wizere natwe muri aka kanya, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana rikurasa rigashyira hejuru. Twabonye ijambo ry'Imana riduhagurutsa aho tutakwivana, twabonye ijambo ry'Imana riduhindura aho tutagombye kuba ryo, twabonye ijambo ry'Imana ridukura ku rwego rikadushyira ku rundi kubwo kwizera imbaraga z'Imana. Wowe kano kanya wari mu buzima bugoye, wari mu buzima bukugoye, ariko ndagusaba ngo nubwo umaze igihe kinini aho hantu, nubwo umaze igihe ubabariye aho hantu, ntabwo ari kuzahapfira, neva. Ntabwo ubwo buzima umazemo igihe kinini ariko uzabuheramo. Igihe kirageze ngo Imana igusore muri ubwo buzima waba umazemo igihe kinini ubabariye muri ubwo buzima, ariko kubutindamo ntabwo ariko kubupfiramo. Oya, hari itegeko cyangwa se hari igihe cyo kuva aho hantu, hari igihe cyo gusohoka aho hantu, hari igihe cyo kuva muri ubwo buzima umaze igihe bukugoye. Imana iduhana umugisha. Hari ubuzima bukugoye, hari ubuzima bukubabaje, hari ubuzima umazemo umwaka urenze umwe, hari ubuzima umazemo imyaka irenga 2, hari ubuzima umazemo amezi arenga 2, ariko ubwo buzima ntabwo ari imbaraga ze zaguhagurutsamo. Oya, ntabwo ari amashuri yawe yaguhagurutsamo. Oya, ntabwo ari ubutunzi ufite, ntabwo ari abakomeye muziranye, ntabwo ari ibyo urebesha amaso byabasha kuguhagurutsa muri ubwo buzima. Ahubwo icyagukura muri ubwo buzima ni ukwizera imbaraga z'Imana, ukizera ijambo ryayo, ukizera ko muri ubwo buzima umazemo igihe kinini hari imbaraga z'Imana zaguhagurutsa muri ubwo buzima, zikagutandukanya n'ibimaze igihe bikubabaza. Imana ishimwe. Ibimaze igihe bikubabaza, waba ubimaranye ukwezi kumwe, waba ubimaranye amezi 2, waba ubimaranye umwaka, ndagusabira Imana ya Isirayeli uyu munsi wa none niyo finali y'ubuzima bwawe, gusohoka muri ubwo buzima. Hari umwijima umazemo igihe kinini ubabariyemo. Ndavugana n'abantu bamaze igihe bari mu mwijima. Mama, waba uri mu mwijima, wa musore waba uri mu mwijima, wa mukobwa hari umwijima ukingiraniyemo. Nigiye kuvuga ku mbaraga zisohora abantu mu mwijima. Nindangiza ndavuga ku mucyo w'Imana. Imana ishimwe. N'amagambo 2: gusohoka mu mwijima, icya kabiri kugira uva ukagira ibyo utandukana nabyo. Imana iduhana umugisha, Imana itugire neza. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya yawe twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Wowe umaze igihe kinini uhanganye n'abanzi bawe, umaze igihe kinini uhanganye n'abakubuza kwakira amahirwe yawe, umaze igihe kinini uhanganye n'ibituma utakira umugisha wawe. Hari ibintu urebesha amaso ndetse rimwe na rimwe ukabyizezwa, ariko wajya kubisingira bikanga. Rimwe na rimwe ukabona ko bigeze ubireba mu maso yawe, ariko daimoni ikitambika ikakwicira amahirwe. Nje kukubwira ijambo rimwe rikomeye. Imana igiye kugutandukanya n'ikintu gituma utakira amahirwe. Hari ubuzima waharaniye gusohokamo, umwaka umwe urashira, undi uraza, ariko ubwo buzima kubusohokamo byaranze. Nje kukubwira ijambo rimwe rivuga ngo hagiye kuba icyo bita push, hagiye kuba imbaraga zo gupushinga, hagiye kuba imbaraga zo gusunika zigiye kuguterura zikaguhagurutsa muri ubwo buzima. Hagiye kuba imbaraga zigiye kuguhagurutsa zikagukura ahantu umaze igihe warananiwe kwikura. Hagiye kuba imbaraga zo gusunika umwanzi wawe akaguhunga. Imana ishimwe. Hagiye kuba imbaraga zigiye gusunika ikibazo iminsi kikwitambitse imbere. Hagiye kuba imbaraga zigiye gusunika ikintu cyose cyakubujije amahoro. Imana ishimwe. Imana tugire neza. Fata Bibiliya yawe twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya. Turasoma igice cyaho cya 6, twongere dusome. Turasoma igice cya 6 umurongo wa mbere, twongere dusome igice cya 7 umurongo wa 7. Turaza kongera dusome Yesaya 60 umurongo waho wa mbere. Imana tugire neza. Fata Bible yawe duhere mu gice cya 6 mu gitabo cya Yesaya. Umurongo waho wa mbere aravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana
umwami Imana yicaye ku ntebe ndende y'ubwami ndende ishyizweho igishura cyayo gikwira urusengero, akira neza ijambo ry'Imana. Twongere dusome Yesaya 7:7, haravuga ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora, akira neza ijambo ry'Imana. Twongere dukomeze muri Yesaya n'ubundi 60 umurongo waho wa mbere. Yesaya 60 umurongo wa mbere aravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho, akira neza ijambo ry'Imana. Twese tuvuge ngo amen. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya itubwiye umugabo bita Yesaya. Uyu muhanuzi bita Yesaya ni umuhanuzi Imana yagiye ikoresha mu buryo butandukanye. Ni umuhanuzi Imana yagiye ituma ku bantu batandukanye mu gihe cyari gikomeye. Ni umuhanuzi Imana yagiye ituma kubwira abantu ubuhanuzi bukomeye. Imana ishimwe. Ariko mbere y'uko Imana imutuma, twasomye ijambo ry'Imana riri mu gice cya 6 umurongo wa mbere. Bibiliya yatubwiye iki? Bibiliya yatubwiye ngo mu mwaka Uziya yatanzemo, cyangwa se mu mwaka Uziya yapfuyemo, nibwo Yesaya yabonye Imana. Bivuga iki? Uyu Yesaya, uyu Uziya yari amuyoboye, cyangwa se yasaga n'amukoresha, ariko akamubuza kubona amahirwe, akamubuza kwakira umugisha, akamubuza kuva ku rwego ajya ku rundi. Uyu Yesaya agaharanira gushaka amahirwe ye y'imbere hazaza, ariko mu gihe agiye gusingira amahirwe, Uziya akavuga ngo no, ntibibaho. Uziya akavuga ngo ntibishoboka. Uziya akamutega imitego, Uziya akamurwanya, Uziya akamurega ibirego. Umva nkubwire, hari umwuka uhagurukira abantu. Ndavuga hari umwuka w'ibirego. Uwo mwuka iyo uguhagurukiye ukakurega ibitakuriho, ukakurega ibitakwambaye, hari imyuka ibintu nshaka kuvugaho gatoya. Hari umwuka w'ibirego, hakaba n'umwuka w'ishyari. Umwuka w'ibirego n'umwuka w'ishyari ni umwuka urwanya abantu bari mu mugambi w'Imana. Ni umwuka urwanya abantu bafite icyo bashaka gusingira imbere yabo. Umuntu akakubona, ariko diamond zikamuhagurukiramo, akaza akakwambika isura, akakubeshyera, akakuvuga ibitakuriho, akavuga ngo runaka, akavuga ngo uriya, akavuga ngo biriya. Ariko iyo ni imyuka ibihagurukiye umugisha wawe. Imana ishimwe. Uwo ni umwuka ubahagurukiye amahirwe yawe. Uwo ni umwuka ubugira ngo utava ku rwego ujya ku rundi. Uwo ni umwuka ubugira ngo utagira icyo usingira. Kwa Yozefu umwuka w'ishyari uramuhagurukira, arangije ngo agira inzozi, aza kurota inzozi, ngo agiye kurota, arota abona imiba, ari kumwe n'abakuru be n'ababyeyi be, abona umuba we wenyine uhagaze hagati y'imiba yose, ngiyo abandi yose yitura hasi. Arangije abirotorera bene se, abirotorera n'ababyeyi be. Barangije barumuna be bamenya ko uyu Yozefu agiye kuba umuntu ukomeye. Barangije baramurwanya, bamugirira ishyari, baramuhiga, batangira kumurwanya, kuko bari bamaze kumenya iki? Bari bamaze kumenya ikintu kiri imbere ye. Bari bamaze kumenya umugambi Imana ku buzima bwe. Birangiye baramurwanya, bamurega ibirego. Reka mvugane nawe mama, reka mvugane papa. Hari umwuka w'ibirego uguhagurukiye ukorera. Hari umwuka w'ibirego uguhagurukiye utuye. Hari umwuka w'ibirego uguhagurukiye washatse. One tope tandeba. Muri iyo karitsiye utuyemo, muri uwo mudugudu washatsemo, mu muryango washatsemo,
uguhagurukira. Icya kabiri, hagahaguruka umwuka w'ishyari. Uwo mwuka nta kindi ugamije, uba ushaka kwica izina ryawe kugira ngo utabasha gusingira amahirwe yawe ari imbere. Imana ishimwe. Uyu mwuka niwo Yesaya yahuye nabo, niwo Yesaya yahanganye nawo. Uyu Yesaya ahangana na Uziya, bahangana igihe kinini, bahangana urugamba rukomeye. Ngo ariko Yesaya akomeza kuvuga ngo Mana, nubwo ndi mu buzima bugoye, nubwo ndi kubona ibyo njya gusingira byanga, ariko Mana uzanyize uyu mugabo bita Uziya, uzanyize uyu muntu bita Uziya. Birangiye ngo igitondo kimwe, umwaka umwe, Uziya aza gupfa, Uziya aza gutanga, Uziya aza kuva mu buzima. Ngo nuko Yesaya agiye kubona, agiye kubona gahunda igishura cy'Imana gikwiye urusengero rwose, gikwiye urusengero rwose. Yesaya atangira kubona ibintu atigeze abona. Yesaya atangira kubona ibintu atigeze abona, kuko Uziya yaramaze kumuva imbere, Uziya yaramaze kumuhunga. Ndavugana n'abantu bari bamaze igihe kinini bahanganye na Uziya. Hari Uziya waguhagurukiye umukobwa we, hari Uziya waguhagurukiye mama, hari Uziya wavuze ngo ntuzaheka, hari Uziya wavuze ngo ntuzambara, hari Uziya wavuze ngo ntuzigera wubaka, hari Uziya wavuze ngo ntabwo uzigera uva kuri urwo rwego uriho. Uwo Uziya igihe kirageze ngo Imana igutandukanye nabo. Yumva mubwire wa mukobwa we, hari Uziya waguhagurukiye, hari Uziya wakwitambitse, hari Uziya wavuze ngo uriya mukobwa nubwo ari mwiza ariko ntabwo azigera yubaka, hari Uziya wavuze ngo nubwo wubatse iriya nzu ariko ntabwo uzayibamo, hari Uziya wavuze ngo nubwo ubyaye ntabwo uzaheka, hari Uziya wavuze ngo nubwo wicaye muri ako kazi ntabwo uzakagiramo amahoro. Niyo mpamvu ubona Uziya aturuka hirya no hino akakurega ibirego, niyo mpamvu wumva amagambo aza guteranya n'umukoresha wawe, niyo mpamvu wumva amagambo aza guteranya n'umugabo wawe, niyo mpamvu wigeze utegura ubukwe urangije ugariza inshuti yawe, iyo nshuti irangije iragenda ikuvamo, irakuvangira, ivuga ibyo utavuze. Uwo ni umwuka wa Uziya. Ariko uhereye nonaha ndavuga nawe umubwira ngo Imana igutandukanye na Uziya mu izina rya Yesu. Ntabwo nzi umusozi utuyeho nonaha, waba uri China, waba uri South Africa, waba uri Canada, waba uri mu Rwanda, hari Uziya wanganye nawe, hari Uziya wavuze ngo ntabwo uzigera utera imbere, hari Uziya wavuze ngo nta kintu uzigera ugeraho. Ariko ndagutagaza amakuru, ndahanurira ubuzima bwawe, mpagaze muri iri jambo, ndavuga nawe mubwira ngo Imana igutandukanye na Uziya, Imana igutandukanye na Uziya. Muri uwo musozi utuyeho, muri ako kazi wicayemo, Imana igutandukanye na Uziya. Imana ishimwe. Yesaya ngo arangije abona Imana, atangira kubona Imana. Umutwe uravuga ngo Imana yeza Yesaya iramutuma. Bivuga iki? Igihe cyari kigeze yuko Yesaya atangira kubona Imana, igihe cyari kigeze yuko Yesaya Imana itangira kumukoresha, kuko cyari kibaye n'iki? Umwanzi we bita Uziya yaramaze kumuva imbere. Reka mubwire, wari uzi ko maze igihe kitari gitoya sendera n'abandi batandukanye, nagiye muri n'abantu batandukanye, Satani yagiye arwanya akabatura amagambo atandukanye, nahuye n'abantu batandukanye, Satani yagiye aboha akababera ahantu, ugasanga umuntu yaragufata kuzirikira ahantu, aravuga ngo ntuzigera wubaka akiriho, akavuga ngo ntuzigera ugira icyo ufata akiriho. Reka mubwire, uwo ni Uziya.
wavuze ngo ntabwo uzaba kuri iyo ntebe. Igisuzuguro wicayemo hari umwuka wigizemo uruhare, ariko ndavugana nawe ngo igihe kirageze ngo Imana igutandukanye na Uziya. Igihe kirageze ngo Imana igusora abantu mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye iki? Bibiliya yatubwiye ngo Yesaya umwaka Uziya yapfuyemo niwe Yesaya atangiye kubona Imana. Twasomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yesaya n'ubundi ibice byaho 7 umurongo wa 7 haravuga ngo Yesaya yaramaze kubona atandukanye na Uziya. Hayiwe yaramaze kubona atandukanye na Uziya. Ageze muri Yesaya 7:7 Uwiteka aravuga ngo imigambi yabo nizama kandi nizasohora we. Imigambi yabo imigambi y'abaguhiga, imigambi y'abakurwanya, imigambi y'abarozi n'abapfumu ntabwo izasohora ku buzima bwawe. Never. Ndategeka mu mbaraga z'Imana, ndategeka mu mbaraga z'Imana ya Isirayeli, ndanira ubuzima bwawe mpagaze muri iri jambo ndakubwira ngo imigambi y'ibyaguhigaga, imigambi y'ibyakurwanyaga ntabwo izasohora. Never. Ntabwo izasohora. Hari ibintu bigomba kurangira. It's over today. Hari ibintu bigomba kurangira. Reka mubwire baraguhigiye bagondera agatoki ku kandi. Hari imigambi yabo bagenda bakicara ahantu bakajya inama bakavuga ngo runaka ntabwo dushaka uyu mwaka urenza, ntabwo dushaka uyu mwaka urenza. Ariko iyo ni imigambi yabo. Imigambi y'abadayimoni ntabwo ariyo migambi y'Imana. Imana igufite umugambi mwiza. Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Icyatumye uriho kano kanya, icyatumye igihumeka ni uko hari Imana ishaka kukuvana, hari Imana ishaka kuguhagurutsa. Hari Uziya Imana ishaka gutandukanya nawe. Umuntu wavuze ngo abicaye bakajya inama bakagira ibyo batanga, bagatanga amafaranga yabo, bakavuga ngo turashaka runaka apfe, turashaka runaka atazabaho, turashaka runaka atazabyara, turashaka runaka atazaheka, turashaka ko onetopetandoreba, turashaka ko nta kintu azafata. Iyo ni imigambi y'abantu. Ariko ijambo riravuze ngo imigambi yabo nizama kandi nizasohora. Reka mubwire mama ibyakwigaga mu rugo rwawe, ibyakurwanyaga mu kazi kawe, imigambi y'abadayimoni ntabwo izama ku buzima bwawe. Yesaya Imana ivugana nawe iramubwira ngo imigambi yabo ntabwo izama kandi izasohora. Imana ishimwe. Twasomye ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 60 umurongo wa 1 havuga ngo iki? Haravuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Anga Imana yavuganaga na Yesaya iramubwira ngo Yesaya we hari umwijima wabayemo uwanganye na Uziya, ariko igihe kirageze ngo usohoke muri uwo mwijima. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo Yesaya Imana iramubwira ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye, ngo umwijima uzaza utwikira isi. Ngo ariko we Yesaya ukuboko k'Uwiteka kuzaba kugutwikiriye. Reka mvugane na ukuboko k'Uwiteka gutwikira ubuzima bwawe. Reka mvugane mama mu rugo rwawe ukuboko k'Uwiteka gutwikira abana bawe. Reka mvugane na mu kazi kawe ukuboko k'Uwiteka kugutwikira mu izina rya Yesu. Ndategeka muri amasaha ndatura imbaraga z'Imana umva mvugane nawe. Ntabwo nzi umwijima wari urimo, ntabwo nzi mama hari umwijima w'amarira wari umaze igihurira mu rugo rwawurira. Amarira ni menshi, amarira ni menshi, ariko ndavugana nawe ngo uwo mwijima wari umazemo igihe kinini, uwo mwijima igihe kirageze ngo Imana igusore muri uwo mwijima. Ndavugana ubuzima bwawe ngo Imana ya Isirayeli igusore muri uwo mwijima mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo Yesaya Imana ivugana nawe iramubwira ngo Yesaya we wanganye na Uziya
mwijima ariko ubwiza bw'Uwiteka burakurasiye. Nasomye ijambo ry'Imana rikomeye muri Yesaya 64 umurongo wa mbere. Yesu yageze ahangaha ngo we n'ikintu bita umusozi, arangira avuga ngo ma icyamukamanuka ugasatura ijuru, imisozi igatangukira imbere yawe. Imana ishimwe, Imana tugire neza. Umusozi warogaze imbere yawe, Imana utengure mu izina rya Yesu. Ibyari biguhagaze imbere, Imana ibakubite hasi. Data mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga bitwara ubushobozi. Ndasengera buri muntu wese amasaha abari afite imisozi itandukanye, abari bari mu mwijima, Mana fata ku bantu ba ubasore mu mwijima mu izina rya Yesu, ubakize uziya, wanagura abana amarira, ubanagura ibyari bibarwanya. Ndategeka imbaraga z'Imana zifata ku buzima bwa marayika w'Uwiteka, Imana yambara ubuzima bwa mu izina Yesu Kristo wa Nazareti, Jesus name. Imana dugire neza, Imana duhana umugisha kandi ndabakunda. Mbifurije umunsi mwiza, mbifurije amahoro y'Imana kandi mbashishikariza gukurikira ibiganiro bitandukanye. Imana bagire neza, Jesus name. Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba aho merereye hose, mbanje kubasuhuza kuri isaha ya none. Izina ry'Imana yacu rabwe icyubahiro. Abakunzi ba YouTube channel Uwamariya Chantal, dushimye Imana itwemere kongera kugera kuri kamera turi bazima. Izina ry'Imana yacu rabwe icyubahiro. Aho muherereye hose muri mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, tubahaye ikaze muri aka kanya kugira ngo mubashe kudukurikirana aya masaha. Wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu ntara zitandukanye, uri za Gisenyi, uri za Rubavu, uri za Rusizi, uri za Iburasirazuba, Rwamagana, mu mujyi wa Kigali, tuguhaye ikaze kuri YouTube channel kugira ngo ubashe kubana natwe kuri munsi wa none. Rero icyo tugusaba, turagusaba gukurikira ijambo ry'Imana muri aya masaha. Iyi ni YouTube channel izajya inyura ibiganiro bitandukanye kandi bibohora ubuzima bwa benshi. Rero wowe aho urereye hose, uri mu mujyi wa Kigali, uri mu ntara zitandukanye, uhawe ikaze kudukurikira kandi uko Imana kube ku buzima bwawe. Mbere y'uko rero twinjira mu ijambo ry'Imana, reka tubanze dusengere aka kanya. Mwuka wera w'Imana abane natwe mu izina rya Yesu, amen. Data mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, turagushimiye kandi tuguhaye ikaze. Mwuka wera w'Imana abana natwe, imbaraga zawe zitubeho, gukora kwe kubane natwe. Mwuka wera w'Imana wagare natwe muri kamera, izina rye rigaragare ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Jesus name. Lelo amazina ni Nsengiyakare Vedaste cyangwa se Evangeliste Vedaste. Lero tugiye kuganira ku magambo y'Imana muri aka kanya ka none, amagambo agiye kubohora ubuzima bwawe. Ni ijambo rigiye kuguhagurutsa rikagukura aho umaze iminsi, ni ijambo rigiye kuguhagurutsa rigagutandukanya n'ibintu bimaze iminsi bikurwanya, ni ijambo rigiye kuguhagurutsa rikagukura abadayimoni bakuboheye, ni ijambo rigiye kuza rikagufataho rikagutandukanya n'imigambi yose y'abanzi ku buzima bwa. Imana duhana umugisha. We wizera mu ijambo ry'Imana, we wizera imbaraga z'Imana, we wizera ukuboko kw'Imana, ndagusaba kwizera uyu mwanya mu minota tugiye kumarana. Hagiye kuba imbaraga z'Imana, hagiye kuba ijambo rigiye gufata ku buzima bwawe, hagiye kuba ukuboko kw'Imana kugiye kugufataho aho waba uherereye hose. Wizere natwe muri aka kanya. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana rikurasi rigashyira hejuru. Twabonye ijambo ry'Imana riduhagurutsa aho tutakwivana, twabonye ijambo ry'Imana riduhindura abo tutagombye kuba ryo, twabonye ijambo ry'Imana ridukura ku rwego rikadushyira ku rundi kubwo kwizera imbaraga z'Imana. Wowe kano kanya wari mu buzima bugoye, wari mu buzima bukugoye, ariko ndagusaba ngo nubwo umaze igihe kinini aho hantu, nubwo umaze igihe ubabariye aho hantu, ntabwo ari kuzahapfira, never. Ntabwo ubwo buzima umazemo igihe kinini ariko uzabuheramo. Igihe kirageze ngo Imana igusore muri ubwo buzima. Waba umazemo igihe kinini ubabariye muri ubwo buzima, ariko kubutindamo ntabwo ariko kumupfiramo. Oya, hari itegeko cyangwa se hari igihe cyo kuva aho hantu, hari igihe cyo gusohoka aho hantu, hari igihe cyo kuva muri ubwo buzima umaze igihe bukugoye. Imana duhana umugisha. Hari ubuzima bukugoye, hari ubuzima bukubabaje, hari ubuzima umazemo umwaka urenze umwe, hari ubuzima umazemo imyaka irenga 2, hari ubuzima umazemo amezi arenga 2, ariko ubwo buzima ntabwo ari imbaraga ze zaguhagurutsamo. Oya,
ntabwo ari amashuri yawe yaguhagurutsamo, oya, ntabwo ari ubutunzi ufite, ntabwo ari abakomeye muziranye, ntabwo ari ibyo urebesha amaso byabasha kuguhagurutsa muri ubwo buzima, ahubwo icyagukura muri ubwo buzima ni ukwizera imbaraga z'Imana, ukizera ijambo ryayo, ukizera ko muri ubwo buzima umazemo igihe kinini hari imbaraga z'Imana zaguhagurutsa muri ubwo buzima zikagutandukanya n'ibimaze igihe bikubabaza. Imana ishimwe. Ibimaze igihe bikubabaza, waba ubimaranye ukwezi kumwe, waba ubimaranye amezi abiri, waba ubimaranye umwaka, ndagusabira Imana ya Isirayeli uyu munsi wa none niyo finali y'ubuzima bwawe, gusohoka muri ubwo buzima. Hari umwijima umazemo igihe kinini ubabariyemo. Ndavugana n'abantu bamaze igihe bari mu mwijima. Mama, waba uri mu mwijima, wa musore waba uri mu mwijima, wa mukobwa hari umwijima ukingiraniyemo. Nigiye kuvuga ku mbaraga zisohora abantu mu mwijima. Nindangiza ndavuga ku mucyo w'Imana. Imana ishimwe. Ni amagambo abiri: gusohoka mu mwijima, icya kabiri kugira aho uva ukagira ibyo utandukana nabyo. Imana iduhane umugisha, Imana itugire neza. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya yawe twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Wowe umaze igihe kinini uhanganye n'abanzi bawe, umaze igihe kinini uhanganye n'abakubuza kwakira amahirwe yawe, umaze igihe kinini uhanganye n'ibituma utakira umugisha wawe. Hari ibintu urebesha amaso ndetse rimwe na rimwe ukabyizezwa, ariko wajya kubisingira bikanga. Rimwe na rimwe ukabona ko bigeze ubireba mu maso yawe, ariko daimoni ikitambika ikakwicira amahirwe. Nje kukubwira ijambo rimwe rikomeye: Imana igiye kugutandukanya n'ikintu gituma utakira amahirwe. Hari ubuzima waharaniye gusohokamo, umwaka umwe urashira, undi uraza, ariko ubwo buzima kubusohokamo byaranze. Nje kukubwira ijambo rimwe rivuga ngo hagiye kuba icyo bita push, hagiye kuba imbaraga zo gupushinga, hagiye kuba imbaraga zo gusunika zigiye kuguterura zikaguhagurutsa muri ubwo buzima. Hagiye kuba imbaraga zigiye kuguhagurutsa zikagukura ahantu umaze igihe warananiwe kwikura. Hagiye kuba imbaraga zo gusunika umwanzi wawe akaguhunga. Imana ishimwe. Hagiye kuba imbaraga zigiye gusunika ikibazo iminsi kikwitambitse imbere. Hagiye kuba imbaraga zigiye gusunika ikintu cyose cyakubujije amahoro. Imana ishimwe. Imana tugire neza. Fata Bibiliya yawe twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya. Turasoma igice cyaho cya 6. Twongere dusome. Turasoma igice cya 6 umurongo wa mbere. Twongere dusome igice cya 7 umurongo wa 7. Turaza kongera dusome Yesaya 60 umurongo waho wa mbere. Imana tugire neza. Fata Bible yawe duhere mu gice cya 6 mu gitabo cya Yesaya umurongo waho wa mbere. Aravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe ndende y'ubwami ndende, ishyizweho igishura cyayo gikwira urusengero, akira neza ijambo ry'Imana. Twongere dusome Yesaya 7:7. Haravuga ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora, akira neza ijambo ry'Imana. Twongere dukomeze muri Yesaya n'ubundi 60 umurongo waho wa mbere. Yesaya 60 umurongo wa mbere aravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira, kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Akira neza ijambo ry'Imana. Twese tuvuge ngo amen. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya
Bibiliya itubwiye umugabo bita Yesaya. Uyu muhanuzi bita Yesaya ni umuhanuzi Imana yagiye ikoresha mu buryo butandukanye. Ni umuhanuzi Imana yagiye ituma ku bantu batandukanye mu gihe cyari gikomeye. Ni umuhanuzi Imana yagiye ituma kubwira abantu ubuhanuzi bukomeye. Imana ishimwe. Ariko mbere y'uko Imana imutuma, twasomye ijambo ry'Imana riri mu gice cya gatandatu umurongo wa mbere. Bibiliya yatubwiye iki? Bibiliya yatubwiye ngo mu mwaka Uziya yatanzemo, cyangwa se mu mwaka Uziya yapfuyemo, nibwo Yesaya yabonye Imana. Bivuga iki? Uyu Yesaya, uyu Uziya yari amuyoboye, cyangwa se yasaga n'amukoresha, ariko akamubuza kubona amahirwe, akamubuza kwakira umugisha, akamubuza kuva ku rwego ajya ku rundi. Uyu Yesaya agaharanira gushaka amahirwe ye y'imbere hazaza, ariko mu gihe agiye gusingira amahirwe, Uziya akavuga ngo no, ntibibaho. Uziya akavuga ngo ntibishoboka. Uziya akamutega imitego, Uziya akamurwanya, Uziya akamurega ibirego. Umva nkubwire, hari umwuka uhagurukira abantu. Ndavuga hari umwuka w'ibirego. Uwo mwuka iyo uguhagurukiye ukakurega ibitakuriho, ukakurega ibitakwambaye, hari imyuka ibintu nshaka kuvugaho gatoya. Hari umwuka w'ibirego, hakaba n'umwuka w'ishyari. Umwuka w'ibirego n'umwuka w'ishyari ni umwuka urwanya abantu bari mu mugambi w'Imana. Ni umwuka urwanya abantu bafite icyo bashaka gusingira imbere yabo. Umuntu akakubona, ariko dayimoni zikamuhagurukiramo, akaza akakwambika isura, akakubeshyera, akakuvuga ibitakuriho, akavuga ngo runaka, akavuga ngo uriya, akavuga ngo biriya. Ariko iyo ni imyuka ibihagurukiye umugisha wawe. Imana ishimwe. Uwo ni umwuka ubahagurukiye amahirwe yawe. Uwo ni umwuka ubugira ngo utava ku rwego ujya ku rundi. Uwo ni umwuka ubugira ngo utagira icyo usingira. Kwa Yozefu umwuka w'ishyari uramuhagurukira, arangije ngo agire inzozi, aza kurota inzozi, ngo agiye kurota, arota abona imiba, ari kumwe n'abakuru be n'ababyeyi be, abona umuba we wenyine uhagaze hagati y'imiba yose, ngiyo abandi yose yitura hasi. Arangije abirotorera bene se, abirotorera n'ababyeyi be. Barangije barumuna be bamenya ko uyu Yozefu agiye kuba umuntu ukomeye. Barangije baramurwanya, bamugirira ishyari, baramuhiga, batangira kumurwanya, kuko bari bamaze kumenya iki? Bari bamaze kumenya ikintu kiri imbere ye. Bari bamaze kumenya umugambi Imana ku buzima bwe. Birangiye baramurwanya, bamurega ibirego. Reka mvugane nawe mama, reka mvugane papa. Hari umwuka w'ibirego uguhagurukiye ukorera. Hari umwuka w'ibirego uguhagurukiye utuye. Hari umwuka w'ibirego uguhagurukiye washatse. Netopetandeba muri iyo karitsiye utuyemo, muri uwo mudugudu washatsemo, mu muryango washatsemo, hari umwuka w'ibirego uguhagurukira. Icya kabiri, hagahaguruka umwuka w'ishyari. Uwo mwuka nta kintu ugamije, uba ushaka kwica izina ryawe kugira ngo utabasha gusingira amahirwe yawe ari imbere. Imana ishimwe. Uyu mwuka niwo Yesaya yahuye nabo, niwo Yesaya yahanganye nabo. Uyu Yesaya ahangana na Uziya, bahangana igihe kinini, bahangana urugamba rukomeye. Ngo ariko Yesaya agakomeza kuvuga ngo Mana, nubwo ndi mu buzima bugoye, nubwo ndi kubona ibyo njya gusingira byanga, ariko Mana uzanyize uyu mugabo bita Uziya, uzanyize uyu muntu bita Uziya. Birangiye ngo igitondo kimwe, umwaka umwe, Uziya aza gupfa, Uziya aza gutanga, Uziya aza kuva mu buzima. Ngo nuko Yesaya agiye kubona, agiye kubona gahunda igishura cy'Imana gikwiye urusengero rwose, gikwiye urusengero rwose. Yesaya atangira kubona ibintu atigeze abona. Yes
kumuva imbere. Uziya yaramaze kumuhunga. Ndavugana n'abantu bari bamaze igihe kinini bahanganye na Uziya. Hari Uziya waguhagurukiye umukobwa we, hari Uziya waguhagurukiye mama, hari Uziya wavuze ngo ntuzaheka, hari Uziya wavuze ngo ntuzambara, hari Uziya wavuze ngo ntuzigera wubaka, hari Uziya wavuze ngo ntabwo uzigera uva kuri urwo rwego uriho. Uwo Uziya igihe kirageze ngo Imana igutandukanye nabo. Yumva mubwire wa mukobwa we, hari Uziya waguhagurukiye, hari Uziya wakwitambitse, hari Uziya wavuze ngo uriya mukobwa nubwo ari mwiza ariko ntabwo azigera yubaka, hari Uziya wavuze ngo nubwo wakiriye nzu ariko ntabwo uzayibamo, hari Uziya wavuze ngo nubwo ubyaye ntabwo uzaheka, hari Uziya wavuze ngo nubwo uciye muri ako kazi ntabwo uzakagiramo amahoro. Niyo mpamvu ubona Uziya aturuka hirya no hino akakurega ibirego. Niyo mpamvu wumva amagambo aza guteranya n'umukoresha wawe. Niyo mpamvu wumva amagambo aza guteranya n'umugabo wawe. Niyo mpamvu wigeze utegura ubukwe urangije ugariza inshuti yawe, iyo nshuti irangije iragenda ikuvamo irakuvangira ivuga ibyo utavuze. Uwo ni umwuka wa Uziya ariko uhereye nonaha ndavuga nawe umubwira ngo Imana igutandukanye na Uziya mu izina rya Yesu. Ntabwo nzi umusozi utuyeho nonaha, waba uri China, waba uri South Africa, waba uri Canada, waba uri mu Rwanda, hari Uziya wanganye nawe, hari Uziya wavuze ngo ntabwo uzigera utera imbere, hari Uziya wavuze ngo nta kintu uzigera ugeraho. Ariko ndagutagaza amakuru, ndahanurira ubuzima bwawe mpagaze muri iri jambo. Ndavuga nawe mubwira ngo Imana igutandukanye na Uziya, Imana igutandukanye na Uziya. Muri uwo musozi utuyeho, muri ako kazi wicayemo, Imana igutandukanye na Uziya. Imana ishimwe. Yesaya ngo arangije abona Imana, atangira kubona Imana. Umutwe uravuga ngo Imana yeza Yesaya iramutuma. Bivuga iki? Igihe cyari kigeze yuko Yesaya atangira kubona Imana. Igihe cyari kigeze yuko Yesaya Imana itangira kumukoresha. Kuko cyari kibaye n'iki? Umwanzi we bita Uziya yaramaze kumuva imbere. Reka mubwire, wari uzi ko maze igihe kitari gitoya sendera n'abantu batandukanye, nagiye muri n'abantu batandukanye Satani yagiye arwanya akabatura amagambo atandukanye. Nahuye n'abantu batandukanye Satani yagiye aboha akababera ahantu, ugasanga umuntu yaragufata kuzirikira ahantu, aravuga ngo ntuzigera wubaka akiriho, akavuga ngo ntuzigera ugira icyo ufata akiriho. Reka mubwire, uwo ni Uziya wavuze ngo ntabwo uzava kuri iyo ntebe. Igisuzuguro wicayemo hari umwuka wigizemo uruhare, ariko ndavugana nawe ngo igihe kirageze ngo Imana igutandukanye na Uziya. Igihe kirageze ngo Imana igusohora abantu mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye iki? Bibiliya yatubwiye ngo Yesaya umwaka Uziya yapfuyemo niwe Yesaya atangiye kubona Imana. Twasomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yesaya n'ubundi ibice byaho 7 umurongo wa 7 haravuga ngo Yesaya yaramaze kubona atandukanye na Uziya. Hayiwe, yaramaze kubona atandukanye na Uziya. Ageze muri Yesaya 7:7 Uwiteka aravuga ngo imigambi yabo nizama kandi nizasohora we. Imigambi yabo, imigambi y'abaguhiga, imigambi y'abakurwanya, imigambi y'abarozi n'abapfumu ntabwo izasohora ku buzima bwawe. Never. Ndategeka mu mbaraga z'Imana, ndategeka mu mbaraga z'Imana ya Isirayeli, ndahanurira ubuzima bwawe mpagaze muri iri jambo. Ndakubwira ngo imigambi y'ibyaguhigaga,
imigambi y'ibyakurwanyaga ntabwo izasohora neba, ntabwo izasohora. Hari ibintu bigomba kurangira, it's over today. Hari ibintu bigomba kurangira. Reka mubwire, baraguhigiye bagondera agatoki ku kandi. Hari imigambi yabo bagenda bakicara ahantu bakajya inama bakavuga ngo runaka ntabwo dushaka uyu mwaka urenza, ntabwo dushaka uyu mwaka urenza. Ariko iyo ni imigambi yabo, imigambi y'abadayimoni ntabwo ariyo migambi y'Imana. Imana igufite umugambi mwiza, Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Icyatumye uriho kano kanya, icyatumye igihumeka ni uko hari Imana ishaka kukuvana, hari Imana ishaka kuguhagurutsa. Hari Uziya Imana ishaka gutandukanya nawe. Umuntu wavuze ngo abicaye bakajya inama bakagira ibyo batanga, bagatanga amafaranga yabo, bakavuga ngo turashaka runaka apfe, turashaka runaka atazabaho, turashaka runaka atazabyara, turashaka runaka atazaheka, turashaka ko onetopetandoreba, turashaka ko nta kintu azafata. Iyo ni imigambi y'abantu. Ariko ijambo riravuze ngo imigambi yabo nizama kandi nizasohora. Reka mubwire mama, ibyakwigaga mu rugo rwawe, ibyakurwanyaga mu kazi kawe, imigambi y'abadayimoni ntabwo izama ku buzima bwawe. Yesaya Imana ivugana nawe iramubwira ngo imigambi yabo ntabwo izama kandi izasohora. Imana ishimwe. Twasomye ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 60 umurongo wa mbere. Havuga ngo iki? Haravuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawuje. Anga Imana yavuganaga na Yesaya iramubwira ngo Yesaya we, hari umwijima wabayemo uhanganye na Uziya, ariko igihe kirageze ngo usohoke muri uwo mwijima. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo Yesaya Imana iramubwira ngo byukura bagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye, ngo umwijima uzaza utwikira isi. Ngo ariko we Yesaya, ukuboko k'Uwiteka kuzaba kugutwikiriye. Reka mvugane na ukuboko k'Uwiteka gutwikira ubuzima bwawe. Reka mvugane mama, mu rugo rwawe ukuboko k'Uwiteka gutwikira abana bawe. Reka mvugane na mu kazi kawe ukuboko k'Uwiteka kugutwikira mu izina rya Yesu. Ndategeka muri amasaha, ndatura imbaraga z'Imana, umva mvugane nawe. Ntabwo nzi umwijima wari urimo, ntabwo nzi mama, hari umwijima w'amarira wari umaze igihurira mu rugo rwawurira. Amarira ni menshi, amarira ni menshi. Ariko ndavugana nawe ngo uwo mwijima wari umazemo igihe kinini, uwo mwijima igihe kirageze ngo Imana igusore muri uwo mwijima. Ndavugana ubuzima bwawe ngo Imana ya Isirayeli igusore muri uwo mwijima mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo Yesaya, Imana ivugana nawe iramubwira ngo Yesaya we, wahanganye na Uziya, wari uri mu mwijima, ariko ubwiza bw'Uwiteka burakurasiye. Nasomye ijambo ry'Imana rikomeye muri Yesaya 64 umurongo wa mbere. Yesaya ageze ahangaha ngo we n'ikintu bita umusozi, arangira avuga ngo ma icyamukamanuka ugasatura ijuru, imisozi igatangukira imbere yawe. Imana ishimwe, Imana tugire neza. Umusozi warogaze imbere yawe, Imana utengure mu izina rya Yesu. Ibyari biguhagaze imbere, Imana ibakubite hasi. Data mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga bitwara ubushobozi. Ndasengera buri muntu wese amasaha, abari bafite imisozi itandukanye, abari bari mu mwijima, Mana fata ku bantu ba ubasore muri uyu mwijima mu izina rya Yesu. Ubakize Uziya, wanagura abana amarira, ubanagura ibyari bibarwanya. Ndategeka imbaraga z'Imana zifata ku buzima bwawe. Marayika w'Uwiteka Imana yambara ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Jesus name. Imana dugire neza, Imana duhana umugisha, kandi ndabakunda. Mbifurije umunsi mwiza, mbifurije amahoro y'Imana, kandi mbashishikariza gukurikira ibiganiro bitandukanye. Imana bagire neza, Jesus name.